Ndabasuhuje aho merereye hose kuri mwe mudome gukurikira GP Empire isoko y'amakuru yubaka society. Uyu munsi byakomeje kugenda bigaragazwa ko umusore wakomeje kugenda uvugwa na benshi mu gihugu cy'u Rwanda Idrissa yakomeje kugenda avugwaho amakuru atandukanye. Byakomeje kugenda bigaragazwa na benshi bavuga uti ese uko byakomeje kugenda bigaragazwa Idrissa yabari maneko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa na benshi, gusa byakomeje kugenda byumvikana ko Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yakomeje kugenda akoresha amayeri menshi atandukanye yo kugira ngo akomeje kugenda aneka ibihugu bitandukanye muri Afrika. Byakomeje kugira byumvikana ko uyu mwana umusore Idrissa benshi bakomeje kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye z'u Rwanda, ariko mu by'ukuri bakirengagiza misiyo yabashe kuba yazana uyu mwana umusore. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa bimwe mu bimenyetso nabashe kuba nabona, byumvikana ko uyu mwana umusore yarasiwe ku rugamba, bikaba byanagaragajwe ko mu by'ukuri Idrissa yarashwe ku kaguru k'iburyo, ndetse kandi bikaba byumvikana ko agenda acumbagira ku gisagara akanya. Kandi umwana umusore Idrissa yaje no kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda ari gukora ubukwe n'umukobwa w'umuramyi mu gihugu cy'u Rwanda witwa Vestine. Byaje kuba byarangira, ariko benshi bakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko umubano wakomeje kugenda ugaragaramo agatotsi wa Vestine ndetse na Idrissa. Byaje kuba byakumvikana ko Idrissa yabarazanywe n'indi misiyo yo kuneka igihugu cy'u Rwanda. Gusa ibi ngibi nkuko bakomeje kugira bigaragaza, ndetse kandi benshi bakanabivuga mbivuze ntabwo nabangiye kure y'ukuri, byakomeje kugenda bigaragazwa ko Idrissa Odrago yakomeje kugenda agaragazwaho amakuru atari meza cyane, uretse ko kandi bimwe mu bimenyetso byakusanyijwe n'igihugu cy'u Rwanda byaje kuba byagaragaza ko uyu mwana w'umusore Idrissa Odrago yaje kuba yaraswa ku kaguru k'ibiryo, ndetse nyuma yo kuraswa mu by'ukuri byaje kuba byapimwa basanga ni isasu ryamurashe, bikumvikana ko umusivile ntaho ahuriye n'isasu. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa ko igihugu cya Burkina Faso kiyobowe kuri aka kanya na Majoro Ibrahim Traoré. Byakomeje kugenda byumvikana ko yohereje uyu musirikare mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo aneke ndetse kandi anazane amakuru y'u Rwanda. Gusa benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu uyu mwana w'umusore Idrissa Odrago yakomeje kugenda aneka igihugu cy'u Rwanda. Ese koko niki cyaba cyarazanye uyu mwana w'umusore Idrissa Odrago akaba mu gihugu cya Burkina Faso i Ouagadougou ndetse akaza kuneka igihugu cy'u Rwanda? Gusa benshi mu by'ukuri baribaza impamvu uyu mwana w'umusore yemeye gushora akayabo k'amafaranga menshi cyane akanashakana n'umukobwa w'umuramyi mu gihugu cy'u Rwanda Vestine, bakanakora ubukwe. Gusa nyuma yo gukora ubukwe hakomeje kugenda hagaragazwamo politike zitandukanye, aho kandi byinshi ku mbuga nkoranyambaga byakomeje kugenda bigaruka ku mubano wa Vestine ndetse na Idrissa Odrago. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko Vestine yakomeje kugenda babara cyane bitewe n'uko yakomeje kugenda ahura n'umusirikare, ndetse kandi umusirikare wari umaze kubana n'umusivili. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda bakemanga imico ya Idrissa Odrago uturuka mu gihugu cya Burkina Faso mu mujyi wa Ouagadougou. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko uwitwa Ibrahim Traoré yohereje mu by'ukuri indwanyi kabutaka igaza ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ineke amakuru, ndetse kandi izabashe kuba yasubira Burkina Faso i Ouagadougou yasubijeyo amakuru. Gusa birateganwa n'amategeko y'u Rwanda ko maneko yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda ibasha kuba yahanwa by'intangarugero. Biravugwa ko Idrissa Odrago uturuka mu gihugu cya Burkina Faso mu mujyi wa Ouagadougou biri kumvikana ko kugeza kuri aka kanya yamaze kuba yatabwa muri yombi, ndetse kandi agakusanwa ibimenyetso bikagaragaza kandi bikanahama uyu mwana w'umusore Idrissa Odrago. Bivuga ko yaba ari maneko yaje kuneka igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yo kuba mu by'ukuri byumvikanye ko uwitwa Ishimwe Vestine umuramyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu gihugu cy'u Rwanda wakomeje kugenda ukundwa na benshi, wagaragaye mu itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas. Biri kumvikana ko uyu mwana utari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda yakomeje kugenda akemanga, ndetse kandi bikavuga ko yaje kuba yakiba amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda akaziba umugabo we bashakanye Idrissa Odrago. Bikumvikana ko kugeza kuri aka kanya uwitwa Vestine yaje kuba yakiba amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda akerekeza mu gihugu cya Canada muri Edmonton. Bikumvikana ko kugeza kuri aka kanya atigeze agaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bikanavugwa na benshi mu by'ukuri bakomeje kugenda bakunda uyu mwana w'umukobwa akomeje kugenda ugaragara mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akomeje kugenda anyura mu bihe bitoroshye. Ku rubuga rwa Instagram yaje kuba yakandikaho amagambo yakomeje kugenda babaza benshi, bakomeje kugenda bagaragariza urukundo uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine uturuka mu karere ka Musanze. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, uwitwa Ishimwe Vestine yagiye ku rubuga rwa Instagram arangije yandika amagambo arimo mu by'ukuri akababaro gakomeye cyane, agaragaza ko amahitamo ye yabaye mabi cyane, ko atari ibyo bintu yakomeje kugenda yifuza kugeza na mbere. Kugeza kuri aka kanya uwitwa Ishimwe Vestine yanditse ku rubuga rwa Instagram agaragaza ko nahisemo nabi, ngira amahitamo mabi, nta mugabo uzongera kumbeshya, mu by'ukuri aze anyoberanyaho asezeranye ibyo adafite. Kugeza kuri aka kanya uyu mwana w'umukobwa utari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda akaba ari muri Edmonton muri Canada. Biri kumvikana ko yakomeje kugenda anyura mu bihe bitoroshye, ndetse kandi
akomeza kugenda asaba abakunzi be ko bakomeza kugira mu hafi bitewe nuko ari kunyura mu bihe bitoroshye cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Idrissa Udrago nawe kandi yakomeje kugenda agaragaza by'umwihariko munsi yose akomeje kugenda zikura kuri benshi ndetse kandi yaje kuba yakandika nawe ku rubuga rwa Twitter agaragaza ko mu by'ukuri asaba imbabazi abaturarwanda bose kuba yarabeshye akagera mu gihugu cy'u Rwanda aje gushaka amakuru cyangwa se gutara amakuru ndetse kandi bikumvikana ko mu gihugu cya Burkina Faso bakomeje kugenda bagaragaza ko bashakaga gucicisha umusirikare wabo Idrissa Udrago. Kugeza buri kanya igisirikare cy'u Rwanda cyabashe kuba cyamurika ndetse kandi kinafata uwitwa Idrissa kugira akanya mu by'ukuri akaba yafungiwe mu gisirikare, ariko biri kumvikana uyu musirikare woherejwe na Ibrahim Traoré akaza kuneka amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Biri kumvikana nk'uko itegeko ribiteganya akarongo kaberamye 55 mu mategeko yabiteganyijwe muri album nshya y'amategeko. Biragaragazwa ko by'umwihariko umaneko afatiwe mu gihugu cy'u Rwanda uyu nguyu birumvikana ko agomba kuba yafundwa cyangwa se akicwa bitewe nuko byakomeje kugenda bivugururwa mu mwaka wa 2020. Biravuga ko by'umwihariko itegeko ry'u Rwanda ryaje kuba ryavugurura amakuru agaragaza ko maneko yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Biragaragazwa ko kandi amaneko yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu gihugu runaka, ariko iki gihugu cyoreje maneko kikaba gifitanye amasezerano n'iki gihugu cyorejwemo maneko. Byumvikana ko iyi maneko ibasha kuba yakorezwa kuri ambasade igasubira mu gihugu cy'iwabo. Bikumvikana ko Ibrahim Traoré yaje kuba yakoreza umusirikare mukuru cyane wakomeje kugenda uza kiyoberanya akagaragaza ko akuriye inganda ku mugabane wa Afurika, ariko ibi ngibi byose bikumvikana ko yari uburyo bwa politike ndetse na diplomasi kugira ngo bashe kuba hanekwa amakuru. By'umwihariko igihugu cya Burkina Faso cyakomeje kugenda gishora akayabo k'amafaranga mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika kugira ngo bikomeje kugenda bishakwamo amakuru. Birumvikana ko witwa Ibrahim Traoré yaje kuba yakwereza umusirikare ndetse byumvikanye ko uyu musirikare iramaze kuba irashyirwa ku rugamba, ndetse uyu musirikare kimara kurashyirwa ku rugamba aza kuba yakwerezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kwerezwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko biza kuba byarangira akoze ubukwe n'umukobwa uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine. Biza kuba byarangira umubano w'abangaba babiri wakomeje kugenda urangwamo n'udutotsi, ariko rero mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bakimanga uyu mwana umusore ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Rwanda gukora ubukwe adaseka agaragaza ari gukanje iryinyo. Benshi bakabona ko mu by'ukuri atari umusevire nkuko byakomeje kugenda bigaragaza ibigwi mu by'ukuri n'ibikorwa byakomeje kugenda bigaragazwa. Ibrahim Traoré byagaragazwa ko mu by'ukuri atari umusevire usanzwe, ahubwo mu by'ukuri yaba ari maneko yorejwe n'igihugu cya Burkina Faso. Ariko kugeza kuri aka kanya amakuru yakomeje kugenda atangarizwa isi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Witwa Ibrahim Traoré yakomeje kugenda ashora akayabo k'amafaranga ku mugabane wa Afurika kugira ngo ajye akomeza kugenda yohereza maneko ku mugabane wa Afurika. By'umwihariko mu Rwanda hogiye kuba hagaragara maneko yaturutse mu gihugu cya Burkina Faso. Bikumvikana ko uyu witwa Idrissa agiye kuba yafungirwa by'umwihariko muri gateganyo mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe kandi biri kumvikana ko igihugu cya Burkina Faso cyaje kuba cyakihakana iyi maneko yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa igihugu cya Burkina Faso cyaje kuba cyakihakana uwitwa Idrissa Udrago, bivuga ko atigeze yoherezwa nk'uko bigaragazwa. Kandi maneko yorejwe mu gihugu kuneka amakuru cyangwa se gutata amakuru. Byumvikana ko iyi maneko ikoze igikorwa nabi ikabasha kuba yafatwa, igihugu kiza kuba cyakihakana uyu mugabo cyangwa se uwerejwe kuba yaneka muri iki gihugu runaka akagifatirwamo, bitewe nuko bigaragazwa ko mu by'ukuri igihugu cyabasha kuba cyagaragazwa cyohereje umusirikare gutata amakuru cyangwa se gushakisha amakuru muri iki gihugu. Bigaragazwa nko gusagarira umutekano w'iki gihugu. Ibi kandi bikagaragazwa ko iki gihugu cyohereje iyi maneko gishobora kuba cyafatirwa ibihano bikakaye cyane. Biri kugaragazwa ko uwitwa Ibrahim Traoré yakomeje kugenda yihakana umusirikare ukomeye cyane mu gihugu cya Burkina Faso. Aya makuru kandi bikaba byumvikana ko abasirikare batandukanye bigaragazwa ko bageze kuba bakihakana igihugu cya Burkina Faso baje kuba bahereza igihugu cy'u Rwanda ibimenyetso bigaragaza ko uyu nguyu Idrissa Udrago atari umuntu usanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bivuga ko yaba ari n'amaneko yatumwe n'igihugu cya Burkina Faso kugira ngo itate amakuru ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa ibi ngibi kandi bikanagaragazwa ko uwitwa Idrissa Udrago yaje mu gihugu cy'u Rwanda agaragaza ko ari umu businessman ku mugabane wa Afurika. Byumvikana ko yarakuriye ibigo 12 ku mugabane wa Afurika. Ibi kandi binatuma uwitwa Vestine akomeza kugenda agaragaza ko yakunze uyu mugabo Idrissa Udrago. Nyuma yaho kandi biza kuba byagaragazwa ko yaje kuba yabangamirwa n'urugo. Benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu y'umwana w'umukobwa uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yaje kugaragara yicuza gushakana n'uyu musirikare uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Biri kumvikana ko kugeza kuri aka kanya uyu musirikare Ibrahim Traoré mu by'ukuri yaje kuba yakwereza Idrissa Udrago mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba yatata u Rwanda. Ariko kuri aka kanya bikaba biri kumvikana ko imaze kuba
kuba yafatirwa mu gihugu cy'u Rwanda.